Ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza kugira igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania ndetse na Uganda. Ndabifuriza kugira akazi keza ku bantu bagafite, namwe mudafite akazi ndabihanganisha, uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda. Iyi mukurikirana ni Humble Goodness TV, njye mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse tubagezaho ibiganiro bitandukanye, mbashimira uburyo ki mukomeje kugenda mukora subscribe, mukora share ndetse na comment. Ni iby'agaciro, Imana ijye ibaha umugisha kandi turusheho gukomeza tuzamura iyi YouTube yacu ya Humble Goodness TV. Uyu munsi rero tugiye kugaruka tubagezaho ikiganiro kivuga ku bijyanye n'abahanuzi babuze cyangwa se abakozi b'Imana bagiye babura GPS y'Imana. Ubusanzwe GPS y'Imana abenshi hari abatayisobanukiwe. GPS navuga ko ari ikoranabuhanga rigenda rirangira umuntu aho agomba kujya. Muri iki gihe isi rero yuzuye abahanuzi, intumwa, abakozi b'Imana, ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese bose baracyumva GPS y'Imana cyangwa hari aho bayitaye mu by'ukuri? Ubu turi mu bihe aho abantu benshi bavuga ngo ubutumwa, ariko bake baravuga ngo iby'Imana yarababwiye koko. Mu by'ukuri Eliya n'uburyo yari connected na GPS y'Imana, murabyibuka ko Eliya yari rwose yari ku murongo w'Imana aho yamwifuzaga, aho Eliya yari wenyine ariko yari ahagaze mu kuri, yari afite direction iva mu ijuru nk'aho yakoresheje Google Maps y'Imana. Yari azi aho agomba kujya, icyo agomba kuvuga n'igihe agomba kugikora. Ijwi ry'Imana ryari rihari muri we, nk'uko umuntu yumva GPS imubwira ngo zamuka, fata ibumoso cyangwa ukate iburyo. Abahanuzi b'iki gihe baracyumva Imana se? Nicyo kintu tugomba kwibaza, nimba abahanuzi b'iki gihe baba bafite GPS y'Imana ku buryo ki baba bayumva nk'uko Eliya yagendanaga nayo akayumva. Muri iki gihe hari abahanuzi benshi batari online. Bibiliya ibavugaho iki? Muri Yeremiya ibice 23:21, sinabatumye ariko biruka, sinababwiye ariko barahanuye. Abo ni nk'abantu bashyizemo GPS ariko batari kuri internet, bagiye mu nzira batumva ijwi ry'Imana. Ibyo bavuga birabashimisha amatwi ariko si ibyo Imana yavuze. Imvugo z'iki gihe rero, ubusobanuro, abandi bari offline cyangwa bari connected cyangwa se bari disconnected kuri system z'abantu nyungu cyangwa se inyigisho z'amarangamutima. Ugasanga hari n'abari connected ku nyungu z'abantu runaka, ibintu nk'ibyo. Mu by'ukuri GPS y'Imana ntiyerekana aho ushaka kujya, ikwereka aho Imana ishaka ko ujya. Nicyo gitandukanya Eliya n'abandi. Ubutumwa nyamukuri, GPS y'Imana iracyaboneka nk'uko tubisoma muri Yesaya ibice 30:21. Kandi amatwi yawe azumva ijambo rivuga inyuma yawe riti, uyu ni wo nzira mu ngendo. Imana iracyavuga, ariko kugira ngo uyumve ugomba gusiba urusaku rwa TikTok, WhatsApp, inyungu zawe bwite, ugatuza ukayitekerezaho, ugasenga, ukaba maso. Dusoza rero
twasoza tubabwira ko niba uri umukozi w'Imana, umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana, umwigisha cyangwa umuntu wese wifuza gukora icyo Imana ishaka, ikibazo ni kimwe: ese GPS y'Imana iracyagufasha kugendera mu nzira yayo? Niba utakiyumva neza, fata umwanya usenge, shaka Imana utuje, izagushyira kuri ruti nyayo nk'uko Eliya yayobowe. Niba iki kiganiro cyagufashije, nyabuneka kanda like, sangira n'abandi kandi ugomeze kugisharinga kugira ngo ijambo ry'Imana rigere ku bantu batandukanye. Twasozanya n'isengesho. Mana dusize, dusubize ku murongo wawe, twongere ubushake bwo kumva ijwi ryawe n'umutima woroheje kugendera mu nzira zawe nk'uko Eliya yayoborwaga na GPS yawe, natwe utuyobore mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane kuba mwabanye natwe kuri Humble Goodness TV. Tubararikira gukomeza kudukurikira buri munsi. Imana ibahe umugisha. Niba wifuza kutwandikira kuri WhatsApp, nimero ni +667241994 cyangwa kuri MTN waduhamagara ni 07891833. Sawa, mugire umunsi mwiza kandi namwe mufite akazi ndabifuriza akazi keza, namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi ushobora kuba byanze ejo bigakunda. Bye bye, mugire amahoro y'Imana.